of course ndi umugogwe nsenga ku isabato tuba turabadive barabizi of course ndi umugogwe iyo bavuze amashuka numva amadarape of course ndi umugogwe iyo bavuze indobo numva imbegeti of course ndi umugogwe iyo bavuze icyuma numva indiga of course ndi umugogwe ibindi bintu mutazi n'ibiki iyo bavuze ikikoni numva amafiga of Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashimana. Nagarutse ku mpamo 250 nyuma y'iminsi banshimuse channel. Naje nzajya mbazanira ibizungerezi. Hala, ibizungerezi cyambere n'icya kabiri n'icya kangahe mwarabibonye uyu munsi nazanye ikindi cyambere. Ariko rero mikoro ntigukingirize babanze bakurebe neza bakwitsegereze mu murebe umukobwa w'abagogwe ese n'umwishwa w'abaki w'abagogwe kandi oya araza kutwibwira kuko nti waba umugogwe ngo ube n'umwishwa w'abagogwe turi buze kumukeka ubwo niko bimeze reka maje umukobwa bita Kampire namuzanye umukobwa wo mu bigogwe ese mabuja urihasha rya manzere ai harya ihashaga n'impanga ndakazi arankurikira iyo umuntu agukurikira mu kinyamurenge bagababyita gute ntaragukurikira nyine arankurikira umukobwa uri hano ubu ndamushobora yitwa rero Kampire reka muhakanya abanza bibwire ati nitwa runaka nduyu n'uyu bantu bo kumpamo muraho murakomeye witeka duhire ndabaramukije ndabahobeye nitwa Kampire nitwa Gaju nitwa Karasanyi nitwa Nadia nitwa Ingabire nibyo muri ayo yose ubwo irizwi cyane ni Kampire yego ahubwo muri iyi minsi batangiye guharara Gaju mvasha baragaharaye byo ariko rero Kagaju ni na keza bavu we wamwise akazina keza mama ese buriya ni bavu akaguhaye cyane wowe wavuze ati ngenda kina nitwa yarakampaye ariko numvishe ko na Gaju naryo abagogwe baryitwa tamuga ati wa mubyeyi akanako ndakakiriye amina turamushimiye ahari uyu rero ni Kampire namuzanye Kampire uri umugore uri umukobwa uri umugabo agahinda gahise kanyica nikoye mwebwe muri kundeba mukabona ndiki abantu bazi ko ndi umugore turi kubona uri mukantuza mukagapita ukomeye sha uziko abantu bazi ko ndi umugore ariko ni ukuri kw'Imana ko maze na Kampire nkunda gukina ndi nyina ubundi twatangiye gukina ndi nyina ubundi nari nyina wa Kampire kandi n'ubundi ari wowe Kampire maze noneho nkamuzengereza ko twari dukeneye umubyeyi turamubura utaha ntimuzamubura sibyo twaramubura twarasuye noneho rero nangira kwitega no gukenyera ibitenge nza no guperforminga muri Genesis bwa mbere na performance nka nyina wa Kampire yego rero urumva abantu bamenya nambara ibitenge niteze nigize umugore wahe none ubu ngubu ngeze no kwa Bahavu naho bangize umugore ariko ni byiza bari ni ibintu nyine biri kuguteguza ntago bizango oya noneho n'umubiri ufite sibyo n'umubiri ufite urabibereye nyine ubereye kuba ikimama mwangiza umugore ikimama cyiza yemwe bahu ko mutangiye tubazane cyangwa ukeneye abagabo je munyamurenge ariko oya ngo tiyorye umutima wa buri munsi ariko se ko ni wacu bawurya ni ibibazo none oya ta munyamurenge
none tugushakire he mu bino mucakire mu bihe abino mwe ngaho gani murebe wanyu yitwa Kampire ni umukobwa uri ku isoko. Kampire tumuzi cyane njyewe ku giti cyanjye namumenye nyine kuri channel yabo yitwa Kampire na Manzere. Manzere na Kampire n'ubundi ukoga n'ukuri kubicurika ubanza Manzere ndi kakantu gutya Kampire mujeho mukande subscribe ni mwame muhera kuri video ya kwanza ya mbere murebe ingene azi gukina n'umwactress mwiza ewana Kampinge ku giti cyanjye ndakwemera mama. Asante mama. Uyu mukobwa rero kuva nkimubona naramukunze nshaka nimero ze ndanakwandikira ntubyibuka ndanagusubiza umva ni umwana mwiza mwabahungu mwe mwahumutse niko aba bahungu tubabwiza iki tubasabira inema yo guhwezuka harya Imana ihwezesha amaso yabo babona mu ndebe sibyo oya barakureba ahubwo bakubone mu ndebe mungira nkora umugore murakoze. Kampi none se mwana uradutangariza iki wisanze kwanza muri sinemute umunsi wa mbere inspiration ubundi wazikuye duhera wakuye inspiration tujye nyine ukuntu wisanze muri sinema niko nabyita inspiration ahantu yavuye hari challenge yari igezweho yo kuvuga ngo of course ndi umunyabutare ndi umunyamurenge bla 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 and natwe tujoininga challenge gutyo kuri TikTok turi kuvuga nyine ngo of course ndi umugogwe nkunda gusomera of course ndi umugogwe nsenga ku isabato turabadive barabizi of course ndi umugogwe iyo bavuze amashuka numva amadarape of course ndi umugogwe iyo bavuze indobo numva imbegeti of course ndi umugogwe iyo bavuze icyuma numva indiga of course ndi umugogwe ibindi bintu mutazi nene bike iyo bavuze ikikoni numva amafiga of amafiga ahubwo akantu wahereyeho ntabwo narinzi ko abagogwe mwese muba muri abadive mva nta n'umwe nta mugogwe uzabona utari umudive uwo ngo tumwitanya abarinda igiti n'abararigise mukajya gutarura inama yazimiye icyo kintu nyine tukizwiho uvuka usanga muri abadive ugakomereza none se bavuyemo bubaye indigite oya ntago nyine oya ari nyine nibo hafi ya bose bari abadive ariko ntibibujije ko hari abakatolike n'abaprotestant ariko babandi nyine baburizwamo ku badive nibo bake ku buryo nyine muri rusange nyine abagogwe baba ari abadive bitavuze ko nabo badahari barahari ariko ni bake cyane ariko none se Kampi kumbwiye ngo byahereye aho ngaho muri of course ndi umugogwe of course ndi umugogwe irangiye abantu nyine batubanye benshi bakaza bavuga ati mudukorere izindi video ariko ngewe nakundaga acting nakuze nyine numva ko nzaba umukinnyi wa filme cyangwa umunyamakuru yego noneho urumva Manze yo ni wa muntu wawiturije ntajya avuga w'abandi amagambo afite arabaze ariko nawe yageze kuri kamera aramuvugisha koko biroroha nyine ko dukominika ko turaziranye noneho ubwo turavuga ko n'ubundi ibintu byo mu bigogwe ari byo bakunze reka dukomeze tuhereze video zo mu bigogwe zo mu rugo dutangira gukoraho ku mico nyine isa nkaho twihariye tutazi nimba abandi tubwiraho ko imico ingahe twumva ukuga hari umuco wo gusaba umunyu twakoze video Manzere bamutumye iwanjye kwa nyina wa Kampire gusaba y'umunyu hari umuntu wajyaga gusaba umunyu akawukwima afite nka rwa rukombe rwuzuye hagati nsigaje akunyu ko ngiye gushyira mu mboga zanjye ubundi ejo nkazamenya ibizakurikira ba bantu batwimaga umunyu muri make tumenye ko ari abagore oya
iwanyu niba namwe mwaragira ngo uwo muco wo gusaba umunyu ku Kigali ntabwo ubayo. I Kigali wa muco ntawo bigeze. Niba namwe mwarasabanaga umunyu ubwo namwe abanyamurenge mwarawimanaga cyangwa harimo abawimana. Oya ahubwo ubwo abandi bantu twawusabaga barawutwimaga. Abanyamurenge se twe dusabana n'imboga ntureba hano dutuye nahari iwanyu kwa mumpamagara ati natetse agasomo ntamanza niba kuri mu rugo rero ni gutyo nabwo ni nuko nguko byari bimeze. Noneho rero abantu abenshi nka abo mu rugo bagiye muri Amerika ubwo buzima nyine batakibubamo babukumbuye ugasanga nyine video bazakiriye neza turabibakumbuje umva abo ngabo feedback nyinshi nabonye neza abagiye muri Amerika batari mu Rwanda bagahita bati Imana we. Ahubwo nahise mbona n'abandi bagogwe bari muri Amerika nabo bajya bikina mushiki na musaza. Bari abundi nibo bambere babibana. Ako yabanje akorana n'undi muhungu nimba yitwa Mani uwo muhungu nimba yarashatse nago mbizi kuko twakuze turi video zabo. Barabigerageje then bageze hagati sinzi ukuntu byagenze barabireka. Noneho ni twebwe ba kabiri noneho bo mu bigogwe baga abandi barabakurikira ubu ngubu hari izindi generation ziri kuza urumva ko nyine muri abarigeni bakomera amashi nuko noneho iyo murayikinnye none mu tuntuze mu dufilme twinshi mwakinnye kwa Manzere na Kampire ni yihe mwakinnye kabisa uravuga ati iyi video yingiye turayikubise kabisa video yo kugira yo gutobora amatwi Manzere ndaza nkamusanga yicaye nyine ngo yigunze n'undi mba nyine wa Kampire hari ababyeyi twagiraga mu makaritsiye sizini ariko abo babyeyi bajya baba ahantu hose ababyeyi nyine bazi kugenda ku bintu bitabareba abaza amakuru yawe ayuzi nayo utazi ayazakubaho mu gihe kizaza akaba yazi uwo rero uwo yari nyine wa Kampire ubwo ndaza nyine mba ndamubonye ntise Manzere ko wicaye aho ngaho wigunze wabaye iki ngo si mama wanyirukanye ndavuga ntise nyoko yakwirukanye byagenze ute habaye iki ngo natoboye amatwi ngo nanjye none ntabyo nari nabonye bandabibonye ntiwoka babarawe wambaye amasikiyo ntinyoko ntazi kukwirukana ahubwo yaba yakwisha amaherena muyisa amasikiyo amasikiyo niko naho amatwi yo nta matwi n'ubwo mva yakwica ati yantumye n'akanyama ahubwo kavuyeho ntako kanyama rero uragakurayo ngiye kwanga ariko mba ngomba iyo video munyarukireyo iyo video nyene niyo yagoyinze viral iragendera ubundi sasa Manzere na Kampire bagenda gutya mufite chano yanyu mutangira chano ntago byabagoye nicyo kintu cyatworoheye pe twafunguye chano ubundi ntago nzi ngo abantu ngo baje ryari byagenze gute twashidutse dusanga nyine abantu baraje mbese umuntu wabagire inama yo gufungura chano abantu benshi twatinze no kuyifungura ahubwo twakomezaga ko nibwo nabaga ntari nasoza kwiga neza ndi kwandika igitabo ndi stress Manzere nawe ari ku ishuri twaraje bundi twakoze video nyinshi cyarimwe Manzere ajya ku ishuri nanjye ndakomeza nandika igitabo bundi nkazajya postinga nyine imwe ivaho nshyiraho indi ari ku ishuri nanjye ndi muri izo byo gufungura channel ahubwo abantu benshi video zacu barazaplodingaga kuri YouTube nayo nagiye gushiduka muza rero kwicura abantu bakajya tubwira mwafunguye channel ibu n'ubundi aho hantu mushyira ayo video yanyu ntihahemba mwabishyize kuri YouTube bikabaviramo n'akazi nono abantu badafite channel tubabwiriye ihe nama umva ko mudafungura channel murabura iki channel ziragabura koko mwafunguye channel mukomeze mu abashomeri abandi bana bari gukira hello mwamubonye rero yarakize umukobwa mwiza yarakize arabagira inama mufungure uducano ejo bundi azahembwa azajyana kurya umuceri cyane pe
nanjye nzahembwa nzajya kumugurira abadive barya tofu ntarimo ntabwo nahembukira maze kuri ngo manze nta kibazo kuri umudive uri wa mudive urya inyama ndayewe ndazirya pe ni ukuri abatazirya mu bita bake cyane imwe bita ukundi ntago nzi ukuntu batwita ariko abatampera ndumva aribo batazirya abatampera ntabwo barya inyama abo nibo narishatse nabo basenga ku isabato kandi ariko kandi nabo ni abadive ntabwo ari abadive ni abatampera cyure mumbabarire ntabwo nari mbizi nuko bimeze noneho rero tubwire ko nababonaga muri Gen Z comedy byagenze bite sinkibabona brage zarabashiranye ahubwo brage zigiye zinagura bra stand up muzaye mwubaha abantu bakora stand up nicyo kintu cya mbere nubashye ku isi yesu we uzi kujya imbere y'abantu gashya ntabwo twari twashya ngo dushye ngo uvuge ngo wahiye hari igihe ugera imbere y'abantu ukavuga kuva ku ijambo rya mbere badaseka paka uvuye kuri stage nta muntu agize ngo uragenda ukarwara depression ku buryo uba wumva nta n'undi muntu ushaka kureba abantu bakora stand up mana we tubagirire gutya much respect ni ukuri kw'Imana ntabwo mubaho rero brage ntabwo zadushiranye ahubwo nyine manzira ari ku ishuri rero kugira ngo urumva nanone twaranahahamuritse kujya imbere y'abantu gashya ni ibibazo kandi urumva twaranahungabanye uko ugenda ujya kuri stage ni kurushaho kuyitinya aho kugira ngo uyitinyuke uri kuvuga ati uyu uravuga ati uyu munsi niba nje gakora neza bagaseka ibaze noneho n'ejo ninza noneho ntibaseke buri gihe uba ufite ubwoba nyine ko bitari bukonde rero urumva uko ugira ubwoba niko urushaho no gutegura cyane ukongeramo imbaraga rero urumva biragoye ko twategura ari ku ishuri ari kwitegura icya leta dukeneye video zo gushyira kuri YouTube ibintu byinshi nyine byatubanye byinshi rero ariko asigaranye ukwezi kumwe ehwana twitege naza muzadutwika natwe turabakumbura no muri Gen Z ni mu rugo nago twahava Okay, muri Gen Z mbese tubitegure nava gukora iki mva content za mbere tuzatangira gushaka nizo muri Gen Z nanjye ndahari sinari mperutseyo ariko nzaza tuzakunyura ubwo niwe ndinzi turaturanye tuzajya duhita tujya ngo tube tugezeyo ubwo rero abantu mutwitegure muri Gen Z Panzere na Kampire turaje ntago ari njyewe nzabaherekeza ninjye mu bonsa bazaba bafite nyuma rero yo kuva muri Gen Z nako ntiwavuyemo ubu mwafashe nyine akaruhuko kubera umuvandimwe ari ku ishuri ubu rero tujye noneho kwa Kampire ubu ngubu ni Gaju tubwire ko abantu benshi duhora twifuza kwisanga kwa Bahavu nkawe mweneda wageze yute yo narasenze nyenda subizwa mba nisanze mu maboko meza y'ira mubyeyi muri make twe ntiturasubizwa mukomeze musenge namwe igihe cyanyu kizagera musubizwa mana turacyari ku mavi musenge mwihanganye musenge udasiba twirize ariko nyine afite ishuri abantu mushaka like kujyayo nyine byoroshye gende mwiyandikishe muri kuri Bahafrica Academy mwakwandikira Freddy Legend cyangwa Bahavu kuri Instagram munye mukamenya ibintu byo kwiga mukagenda mukiga ushobora nta wamenye ko bakazikingirayo babahereza ibintu byo gukora nyine bahereza amatopic mukayakinaho hari ukuntu nyine ahita kubona agahita muri projet nari mfite uyu muntu yafitingamo neza ugasanga nyine amahirwe yawaje gutyo muri make nawe wizeyo uri umuhamya yego kabisa uro guhamya ibyo nanjye ni muri urwo rwe ndi umugabo wo guhamya yego ukina rero uri Gaju ni muntu ki muri iriya filime n'umuntu utayizi tumubwira ajyeyo filime yitwa Urukundo rw'inzitane Gaju ari umukobwa umugore wa Gapita w'umunyacyaro ufite amagambo ufite ubujajwe
yesu we ariko nyine aba ari bahavu aba yaravukiye mu cyaro akajya mu mujyi akazagaruka yarakubiswe noneho gajo nyine mu bagore bajya bakira undi mugore mugenzi we mu cyaro tukaba inshuti akaba inshuti yanjye magara sebra bari inshuti yawe cyane no kubera amagambo boya ni inshuti yanjye yaraje ndamwakira we na Nyambabazi Nyambabazi ariko abamugirira ishyari ngo umugabo we ngo ajya mureba ukuntu Nyambabazi akamugirira ishyari rero njyewe bavumba ndi aba yitwa Dariya mu rukundo rw'inzitane Dariya inshuti yanjye magara mwari mubatije kabisa Dariya kandi ari Dakhlene Dariya inshuti yanjye magara yenyifasha kwiyakira muri ubwo buzima yajemo nkamubwira muri uru rusisiro harimo abantu batagukunda bagufitiye ishyari n'ibiki uzajya ugenda gutya nyine nkamumenyereza gutya akaba inshuti yanjye ubu yageze i Kigali ku bantu mutari mwayireba nyine ubu waje kumusura ubu nagiye kumusura ubu turi muri process zo kumwikundirizwaho ngo amakazi nabyo mutegereze wagiye muri supermarket ni filime nziza cyane uri umuntu wacu akazagera nyigera hano we ayisambaza ngo se nk'uko mutaprodinze go komana ntakubaza twaprodinze mbere yuko dukora ayisabanza yajya kureba yego uradukunda ndabakunda pe noneho bahavu mana wampujije na bahavu amena basi nzagende tubonane musuhuze mwibwire ko wambonye burasi wamubonye si byara none si inshuti yanjye magara ego ko mana ndahita mbwira ati rero inshuti yanjye mfite indi nshuti yanjye gukunda kandi inshuti yawe ari inshuti yawe ubu byarangiye ubu turicaranye umwana uba akananya gukoreho none kampi wisanga kwa bahavu muri filime yiwe ugiye kwakitinga umunsi aguhamagara mbabarira umbwize ukuri n'abadukurikiye wiyakiriye uti reka nze mbabwire yampamagaye shaso wajya nko kubicekinga ariko hari hashize igihe yarampamagaye nyine ariko aribwo ari gutangira kwandika arambwira yego ubundi uriya ntuza Kamariza dukina ari mushiki we ari muramukazi wa Kamariza nawe ni umugogwe kazi ndamwumva cyane twahuriye rero turi kujya kwiga duhita tumenyana n'ibintu byikora turamenyana noneho we yagiye yaragiriwe amahirwe yo gukina muri filime yari yarabanje yitwa Mbari My Father in Law yego yabo noneho urumva nyine we bari baramubonye ari gukina bamumenya gutyo noneho bahavu ari kwandika urukundo rw'inzitane aramubwira ati nkeneye umuntu uvuga ikigogwe nigayo ntago navugaga nyine ikigogwe turi gukina kwa kundi bakubwira ikinyarwanda gutyo ndi kuvuga bisanzwe noneho urumva navuyeyo nyine batabizi ko nduwo mu bigogwe nzi no kuvuga nyine ikigogwe ntago bari babizi babajije Kamariza urumva umuntu wahise umuza mu twambere ngiye itabwiye ati nabahuza nyine yize nyine Fred we yaranzi ko bahavu yaje rimwe ntago twese yari gutaha tumenye aramubwira nyine ati karasanye yabishobora noneho bahavu bamuheza nimero zanjye arampamagara arambwira ati mpereza audio y'amasegonda 30 uri kuvuga nyine ikigogwe mpita nyifata ndamusuhuza bisanzwe nyine ndavuga witeka duhire ndamusuhuza ahita ambwira ati wow kabisa ni wowe muntu nayende gushaka ndakubonye noneho ibyo ntibirangiye mwabantu hashira ukwezi kwa mbere amezi abiri atataneta ego komana nkajya mvuga nti yo akarore kanje barakanye byari ko satani uri umugome nari nigendeye none nibinkoreye koko umva nkazajya numva nkavuga nta kuntu igihe yampamagariye noneho banampaye na script bampaye script ndayisoma hashira icyo gihe cyose kingana gutyo tutaratangira gukora gatesha satani yanyibye su bwa mbere anyibye ubwo nabyarabitwaye ndiyakira nkajya mugasunda ntago ndi bujye kumutesha umutwe ngo mwandike ati nyine ko mutampamagara byagenze gute kandi barampaye script
ndagenda ndiyakira nyine ko byarangiye bampamagaye bakambwira ati mu gitondo hari ishuri. aha Hey waraye wose ndabyumva nahise umva nandi muri salo mitamba muri salo ndikwiruka nkanjye mu cyumba kureba mama wanjye ndagati kwa bava umukobwa ndamanutse barampamagaye mu gitondo mfite shuti nahise mfata imyenda bari bambwiye nzambura ndara pakinze nanoze na ndimbizi waraye wose umva ndoga ndaniborosa ndaraboroshe navuga ati hatagira ikintu kinkereza mu gitondo shanda byumva wageze no kuri set y'abandi bose we nijye wageze kuri set bwa mbere n'abava baje bahansanga nahageze navuga ati batananshakaho n'impamvu iyo ariyo yose bakayibona ewana umukobwa mba ndagiye gutyo gaje shaba hano kuri warakoze pe ariko nyine nawe nizere ko warwaye ubukira kuko depression wari wagize yego kongo naratuje ndahumeka ndiyakira nzi ko ndimo neza nta naho banshikira ndabafasha ndabakomeye baragufite cyane nawe urabafite turafitanye tumeze ngo ubwo rero ubwo wakabije inzozi reka nanjye mpumure nzazikabye umva don't worry none ikibazo mbaza acting cyangwa se kuba umuntu yakina filme ni akazi nk'utundi ni ibintu biri aho gusa cyangwa ni ni nka loisir cyangwa nyine ubundi filme ni akazi kabeshaho umuntu kakamutunga kandi akabaho neza umva ko ari akazi ni akazi kakubeshaho nyine ukabaho neza nk'uko abandi bose cyangwa ukanabarenga ariko wihanganye kandi wanakoze cyane icyo kintu noneho abantu rero batihangana ntago ntasha simbabeshye ntago byakunda bantu baza mushaka amafaranga y'ako kanya turababwira mu bayi urugendo rwiza muzabataye umva ahangaha ntibikunda ntibikora ntabwo bishoboka yego ariko n'ubundi uwihanganye akabishashi niko bavuga mwihangane noneho rero tugire message duha urubyiruko ese urubyiruko hanze hano cyangwa mbere yuko dutanga inama ku rubyiruko hari abantu ubona bakina babyihatamo abo bantu tubagiriye inama nimugende shamureka abana babishoboye baze babikore mureke kurya umwanya w'abandi urubyiruko sasa ruri hano hanze rukitinya turahera ku bagogwe bagenzi bawe bavuga ati mana we biriya bintu sinabishobora hari n'umuntu ubwira ati ngiye ntinya kamera ubu ngubu urana n'ahantu iri hari aho duhuriye nta nubwo ndi kuyibona sinzi niba inahari ngenzi ko ndi kuganira nyine n'abantu ntazi inama twabagira icya mbere cyo niba turagira inama ku bantu babikunda ariko batinya kubikora cyangwa no ku bantu babona abantu babikora bagatangira kutujajinga bakumva ko niba waje imbere ya kamera wabaye inshinzi wabaye indaya igishegabo ingare nibyo nicyo igishegabo mwebwe iwanyu igishegabo twebwe hari igishegabo kwaco n'ingare ni wa muntu nyine ni inshinzi ishyano bakagufata gutyo nyine bagatangira kugufata ukutari kwa ko wageze imbere ya kamera icyambere ibintu twatinga ubu uri kwambara indi sura y'undi muntu si wowe niba umbonye ndi gutukana cyangwa ndi kujajwa cyangwa ndi kuvuga amagambo bambwiye ntago ari komeze uwo si ngewe ariko ndi uwo muntu bashatse kombawe yego rero ibyo bintu bibiri ntukazajya ubifata nyine ngo ubihuze ikindi umuntu waje imbere ya kamera ntago ari uko ari ingare ntago ari uko ari inshinzi ntago ari uko ari ishyano ntago ari mu kazi nk'uko nunda abyuka mu gitondo akajya muri office akajya gukora nawe ari mu kazi so ku bantu mubikunda rero courage muhaguruke utitaye nyine ku bantu baguca intege uze ukore birakunda wihangane ukore cyane bizakunda nyine mube nka wa mwana wagiye kwiga akamara imyaka ingahe mu mwaka wa mbere atitaye kuba muca intege atitaye kuba muca intege rero namwe mubikunda ntimwite kuba baca intege kuko ngiye ikintu cyo namaze kubona campaign abaduca intege
uzi ko ari bo benshi kurenza abatubwira kuraje cyane rero bigendeyeho wakwicara habe nawe ubwawe ukumva nta cyizere ukigirira mu buzima cyava hese kandi nitakariza icyizere urinde wowe kukingirira ntago bishoboka ubundi iyo byapfiriye muri wowe nyine uba wapfuye uba warangisha nta muntu wakwegura ngo bikunde bisaba basi ngo ufite ako kabaraga gato umuntu aza kubwira ati wabikora nyine ugende noneho ariko warangiye wowe icyizere cyashize nta wundi muntu akigushiramo ngo bikunde none ba bantu badutuka ngo uri inshinzi ngo wa mukobwa uri igishegabo ngo uri igiki bitewe n'uko yakubonye uri gukina hariya babantu tubabwira iki mwabantu nk'ikintu twababwiye cyo nuko nyine ntago mutuzi ntago bari yari twebwe nta nubwo bazaba twebwe kubera ko mwatwaturiye ayo magambo ntago bizakunda abenshi twebwe niyo tugiye gukina izo ntuza zimeze gutyo turabanza tugasenga twavuga ati mwami Yesu uducuku biri n'uyu muntu tugiye kwambara tumukine kugira ngo tubigishe ariko ntibizadukukiremo nyine ngo bibe twego turabanza tugasenga so rero ayo magambo yanyaza iyo niyo mivumo bizajya bigaruka bibagarukeho dukorera amafaranga tubabakire mukomeze muvuge muzanarimbuke byose ahubwo tubifurize gukizwa abazabona mukizwe muhinduke kandi kuri iki umuntu uba wumva nyine mu kanwa kawe hajya havamo amagambo mabi gusa umuntu uri kumuca intege kubera iki mu kanwa kanyu hatavamo n'amagambo meza mukizwe muhinduke muragakizwa amena urubyiruko sasa twabagiriye inama mwayumvise muhaguruke mwitinyuke ababikunze apana mwebwe bo kubyihatamo mwebwe kubyihatamo ntago tubashaka muratubangamiye ababikunda nibo turi kuvugana nabo yego none kampi kankubaze mu bagogwe umukobwa watinze gushakwa cyangwa umukobwa nyine ukiri taramanye n'ababyeyi mu byitiki harya we tumwita ntago ari ukugumirwa harya we mwita ngo iki twe tumwita ikijingi aba yarajinze twebwe ntago ari ukujinga twebwe baba baravuze ngo ese kubera iki ko mbyibagiwe ukuntu babyita umaze kuba uwino ikigogwe kirashize kugenda mbindigite uko bukeye n'uko bwira kurarigita yego ko Yesu wanjye baze ko bigiye pe ni ukuri ko Imana ndabyibagiwe none se ndabitubwira abagogwe hari umuntu ushobora kugira ngo abagogwe ni abakongomani undi akavuga ngo abagogwe ni abanyarwanda abagogwe ni abaki ni abanyarwanda muri Kongo ko ntago mpazi kandi ndi umugogwe hari umuntu witiranya umunyamasisi n'umugogwe oya twege nyine urumva nyine abantu benshi bo mu rugo ikintu nzi bahuriyeho nuko nyine bose baba baravuye muri Kongo baba baravuye muri Kongo ariko twege tujya kuvuga tukavukira mu Rwanda kandi ababyeyi bacu nyine urumva baba ari abagogwe natwe tugomba kuba turi abagogwe kandi ibyangombwa babagira ntabwo dufite indangampunzi dufite indangamuntu zo mu Rwanda urumva rero turi abanyarwanda noneho kuba abagogwe ni uko mwatuye mu bigogwe se nyine ikiriya gice cyo mu rugo bakita mu bigogwe ntabwo nzi inkomoko yabyo cyane ntabwo nabyinjiyemo ariko nzi ko babyita kuko dutuye mu murenge wa Bigogwe hariya nyine mu rugo yego hitwa hari mu murenge wa Bigogwe akarere hari Nyabihu na Rubavu hari ukuntu uba utuye nka hano uri wo muri Nyabihu wa hano ari Bigogwe sorry nako i Rubavu noneho twese tugahurira mu murenge wa Bigogwe rero urumva Bigogwe ni umurenge akaba n'agace nyine ko mu rugo abantu rero bahatuye bavuga ngo abantu bo mu Bigogwe nkuko ari abantu b'i Kigali ba Nyagatare gutyo sasa aho ngaho none abantu bo mu Bigogwe yamvugo nyine y'abanyabigogwe sibyo nanjye utari kavukire mu Bagogwe nkatura hariya mu Bigogwe baranyita ko ndi umugogwe urumva ntawe niba waraje atariho wavukiye so urumva uri umugogwe gute ariko wajya uvuga ngo uteye mu Bigogwe none kubera iki mukunda kwivangura ngo buriya si nko kwivangura si nk'agatsiko ko kwiremamo uratubabarire ngo muvuge ngo ngiye ngo ndi umugogwe
none se kuki mutavuga ngo ndi umunyarwanda dego ko turi abanyarwanda twebwe turi abanyarwanda none kuki mutavuga of course ndi umunyarwanda ukavuga ngo of course ndi umugore of course ndi umunyarwanda none se ko igerizwe nese of course ndi umunyabutare si wababonye oya ahubwo rata mwebwe abagogwe muri proud yo kuba abagogwe ariko ntabwo ari twebwe twakoze ibyo bintu gusa n'abanyabutare barabikoze n'abanyagatare barabikoze ariko abanyamusanze ntibabikoze abanyamusanze barayikoze nabo bavuga gute sinzi ibintu ndi umunyamusanze nukuri ngo niba nguye mvuze ngo uturere twose two mu Rwanda seri hafi ya bose barabikoze natwe rero urumva nagusobanukiwe ni nk'uko natwe ababyeyi bacu ni abanyamurenge sibyo banavukiye muri Congo baza gutura inaha kubera ibihe natwe rero tuvukira inaha urumva turi abanyamurenge ariko kandi turi abanyarwanda natwe ni gutya ahubwo noneho twege ahantu bitandukanye nuko mu bundi mu Rwanda aho mu Bigogwe mu Rwanda harahari ni umurenge wa Bigogwe abahatuye rero bakaba abagogwe ni gutyo nta bindi bintu birenze ni ukuvuga ngo babagogwe bene wanyu bavuye muri Congo nk'iyo bisanga i Kigali bari kuba bakiri abagogwe iyo bava muri Congo bakaza bagatura i Kigali turabafite ubu utazi n'ikigogwe na gitoya ariko nyine afite izo famiye ze n'ibiki bose yego ni nka gutyo akaba ameze ari aho ngaho nyine arinda igiti ariko akantu k'indigite nagasigayeho kabisa ngaho rero tubwira abantu of course zingahe kuko ngiye of course ahubwo nawe ujye tubwira ngiye nazibabwiye uyu nyine ku rugero ngenda avuga ati of course ndi umunyamurenge ntituvuga umutwe tuvuga umudakeho mwe muvuga iki umutwe uyu mutwe ni umutwe n'ubundi naho inkoko nyine yo kurya ni inkoko n'ubundi twe ni intoraguzi yego yesu banyamurenge ugira ngo si izo nzi of course ndi umunyamurenge data buko sinamuvuga mu izina n'amaboko natwe ntabwo barabatsinda ariko abanyarwanda nyine atari ukuvuga ngo ndi umugogwe ibo ndagira ngo babanza babivuga nk'umukobwa w'i Kigali se kuvuga nyirabukwe mu izina ni ibya danje ntabwo ari ibya danje komba numva ntashaka no gutekereza izina rye nuko ari wowe ariko abanyakigali wapi njyewe ntiwabonye akakana kanjye gato kitwa izina rya data bukwe niyo nagiye kuri vaccine bakambaza ngo umwana yitwa nde ni ukuri do njya mvuga amazina ngo murebe irya mbere aya kabiri yitwa ntabwo nshobora mbese ujya nko kuvuga ukumva nk'ikintu kiri nko kubuza kuvuga nicyo umuco ukora akamenyero iyo wamenyereye ikintu ntabwo wabyuka mu gitondo ngo ubyikure none se ubona twebwe generasiyo yacu abana bacu turi kubyara sibyo ibyo bintu bazabikura he byonyine nge nzaba ntazi gutsinda ku rugero ngo mvuge sare ni ibiki bindi bajya batsinda ngo ibikombe ngo ni ibiki ndabana bizi ngo umwana azabimenya ntabwo simbanza azavuka nk'undi muco wo mu kinyejana cyabo nabwo ubwo kuba zaba bakanyakanya nyine babandi bakibufite bakawugenderaho ariko ibyinshi bazaba ntabyo bazi pe abantu badukurikiye muri uyu mwanya urumva twababwira iki tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ikintu twababwira iki kiganiro ntimwibeshye ngo umuntu atarutse mukirebe mukirangize kandi nturebe nta subscribe wakoze n'ibyo bintu utarabikoze uri gucumura subscribinga usharinge ulayikinge ikindi nta kindi n'ikiganiro kirebe unakirangize yewe kandi n'ibizakurikiraho byose nyine muzajye mubireba muraba mukoze imana isubizaho mukuru batubwiriye cano yanyu uko yitwa aho bagusanga imbuga nkoranyambaga zanyu cyangwa zawe imbuga nkoranyambaga zacu hari Instagram Manzere na Kampire, TikTok ni Kampire Karasanyi Nadia, YouTube ni Manzere na Kampire, hari urundi rubuga dukoresha Snapchat si nyikoresha w'abandi hanyuma handi X nayo yarananiye hanyuma handi ni ku Mpanga TV nyine mu rukundo rw'inzitane yego
aho hantu hose tubabwiye mukore follow ahandi mukore subscribe mukomeze kudukurikira sibyo gira ijambo rimwe ubwira Bahavo uwo mana we umana inshuti yanjye ntabwo ugiye kumubwira nka Gaju ugiye kumubwira nka Kampire twicaranye hano okay ikintu namubwira nyine ni ukumushimira nyine warakoze kumpitamo mu bantu bose mu bakinnyi bose magana menshi y'abagogwe mu magana menshi y'abantu bari gukina role yanjye nyine warakoze ko Imana yemera ko nkugiriraho umugisha nyine warakoze kunkunda no kunshyigikira warakoze kunyongerera imbaraga zo gukora cyane umva warakoze nyine Imana iguha umugisha kandi ikomeze yagura ibikorwa byawe ndagukunda n'umutima wanjye wose n'abantu bankunda nyine ndabizi ko nawe bakunkundira ukomeze unkunde cyane ukomeze unangire iwawe cyane kandi yego kandi nyine umunyamugisha kuba ngufite ndabizi ko hari abantu benshi nyine bifuza hari abantu benshi bifuza kuba bari aho ndi ariko nyine ngiye ayo mahirwe barayabuze Imana yemera nyine ko ari ngewe yagira kandi hari ibintu byinshi nyine biri guhinduka kubera Gaju nyine warakoze kungira Gaju hari famiye yiyongereye kuyo nari mfite ntago nabona uko ngushimira ariko ndabizi ko mu gihe tukiri kumwe Imana izabinshoboza nkagushimira nyine ukabona ko wakoze nyine ku marangamutima yanjye nyine ndagukunda Imana ikomeze ikundindire na famiye na Moha na papa Moha n'abantu bose bo kwa Bahavo family ndabizi ko nyine ubakunda cyane nyine Imana ikomeze irinda abantu ukunda ibaho umugisha ibagure muri byose ndagukunda cyane cyane wow message rwose ikugereho kandi nzaka kuyoherereza ngomba kubakata nzahita nakanjye ukagakata yego nzatuma tubika turagukunda ni ukuri namwe mwese mwadukurikiye turabashimiye cyane Imana ibaho umugisha turabakunda mudahari ntitwakora nta nubwo twarya mutaturebye ntiturya mutadukunze ntiturya ni ukuri mugume muturebe mudukunde mudushyigikire abantu tujya duhura bakatubwira za kuraje turabashimiye ndabakunda we muduce intege turabashimiye kubera ko bitwereka ko ibyo turimo tubirimo neza ntabwo twacika intege ngo mwavuze ahubwo twacika intege mutavuze cyane ariko mwavuze bidutera imbaraga cyane zo gukomeza rero turabakunda mukore subscribe kwa Manzere na Kampire ku Mpamo 250 no ku Mpanga TV kugira ngo mujye mubona Gaju Madame Gapita ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye.